wari minisitiri w'intebe Madamu Uwiringiyimana Agatha yarishwe kandi yicanwa n'umugabo we Ignace Barahira ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bo mu ngabo za Mintwari nabo barishwe. Ubwo abana be basigaye bihishe bo ntibicwa, ariko nta mutekano bari bizeye kuko isaha n'isaha barishwe. Ubwo abana be basigaye bihishe bo ntibicwa, ariko nta mutekano bari bizeye kuko isaha n'isaha byarashobokaga ko abasirikare ba FARE bari kugaruka bakabica. Muri ako kanya abantu bose bari babatereranye, ahari nta n'uwatinyuka gutabara abo bana b'abaziranenge bari bamaze kugirwa imfubyi n'ingabo z'abicanyi z'abajenosideri, mu gihe byasaga naho nta n'ushyira mu bikorwa ibyo yabaga ashinzwe muri buri cyose yakoraga. Namwitaga umusirikare wari uhamye, wari ufite ubushobozi bwo gutandukanya umusirikare, impunzi n'ushinzwe ibiganiro n'abandi. Iyi mikorere n'imico ya Kapiteni Mbaye Diagne nibyo byamufashije kurokora abatutsi benshi bari barahungiye muri Mirikorine, aho yagiye abambutsa za bariyeri akabageza ku birindiro by'ingabo za RPA ndetse na RPF. Dr Odette Nyiramirimo wabaye umunyamabanga wa leta muri guverinoma y'u Rwanda, senateri, akanahagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango, ni umusirikare w'intwari birazwi mu isi hose. Uyu mugabo ni warokoye abana ba minisitiri w'intebe Madamu Uwiringiyimana Agatha. Ibyo amateka arabizi. Abatutsi bamwe bahungiye muri hoteli Mirikorine bakaharokokera barabimukesha kuko yabarwanyeho bitavugwa. Mu Rwanda hawe igihembo cy'umurinzi kandi ari umunyamahanga. Uyu yatabaye benshi mu buryo yarabashije. Yari yambaye umwenda w'ingabo z'umuryango w'abibumbye Mintwari, ariko ntiyabaye ikigwari nka bagenzi be cyangwa se umuryango w'abibumbye wari wamutumye. Ntabwo yigeze yemera kwicara ngo arebera abatutsi batsembwa. Oya, ahubwo yarahagurutse agira icyo akora kugeza nabiburiyemo ubuzima. Uyu ndi kuvuga kubera inshuro zitabarika yagarutsweho, ahari wasanga watangiye kumwibwira. Birashoboka rwose gukora intwari y'igitangaza. Uyu natangiye mvuga ni Kapiteni Mbaye Diagne, umusirikare w'umunyasenegale wari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye Mintwari zari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu rero ubuzima bwe bwihariye, ibigwi yasize ku mucanga w'ibihe n'amateka ndetse n'uko yitwaye mu buzima bwe, by'umwihariko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994, niyo ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyi ni Intsinzi TV. Wowe bategura iki kiganiro ni Bizimana Christian, nawe ngiye kukibagezaho nitwa Eric Safari. Mbahaye ikaze. Kapiteni Mbaye Diagne yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1958. Avukira mu gace ka Kokiko mu karere ka Louga, ni mu gihugu cya Senegal. Diagne yakuriye mu gace ka Pikini gaherereye mu burasirazuba bw'umujyi wa Dakar, ukaba ari nawo murwa mukuru w'igihugu cya Senegal. Mu muryango w'abana 9 yavukagamo, niwe wa mbere wabashije kwiga mpaka ageze ku rwego rwa kaminuza, aho yize muri kaminuza ikomeye ariyo kaminuza ya Dakar mu gihugu cya Senegal. Ariko nk'umuntu wakuranye inzozi zo kuzaba umusirikare kuko ari umwuga wiyubashye mu bihe bye. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1983, ubwo yari afite imyaka 25 yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya École Nationale des Officiers d'Active. Arirangiza mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1984, ubwo yari amazemo igihe kingana n'umwaka n'igice ryigamo. Akirangiza, Mbaye Diagne yahise yoherezwa kuyobora umutwe w'abasirikare muri bato ya 12 mu ngabo za Senegal. Mu mwaka w'1985 yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi mu gisirikare, ahita ahabwa inshingano zo kujya gukorera mu ishuri rya École Nationale des Sous-Officiers Active, ndetse ni naho yaje guherwa ipeti rya kapiteni. Kapiteni Mbaye Diagne mu mwaka w'1989 yahise ahabwa kuyobora kompanyi y'abasirikare muri bato ya 6 yari ihurijwemo ingabo za Senegal na Gambia. Ari muri iyo bato n'itsinda ry'abasirikare yayoboraga. Noneho Kapiteni Mbaye nibwo yahise ajya mu ntambara yo muri Casamance. Inshingano zo kurwana mu ntambara ya Casamance nizo Kapiteni Mbaye Diagne yabayemo kugeza mu mwaka w'1993, ubwo yatoranwaga kuza mu Rwanda mu ngabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OIWA. Ndetse nyuma izi ngabo zaje kwinjizwa mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zaje mu Rwanda kubungabunga amahoro ziswe Mintwari. Mintwari ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zateganywaga n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ko zizaza mu Rwanda mu kurebera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha, kuko izi ngabo zari zasabwe n'impande zombi zahuriye mu mishyikirano y'amahoro ya Arusha. Ni mu ibaruwa yasinywe na FPR Inkotanyi ndetse na leta y'u Rwanda hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1993, zisaba ko izo ngabo zakoherezwa mu Rwanda. Izi ngabo zari ziyobowe n'umunyakanada Lieutenant General Romeo Dallaire. Zaje mu Rwanda mu mwaka w'1993 zingana n'ibihumbi 2548. Ariko nk'uko nabibabwiye, Kapiteni Mbaye Diagne we yaje imbere cyane y'ingabo z'umuryango w'abibumbye, kuko waza mu Rwanda yaje nk'umusirikare w'indorerezi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OIWA. Izi ngabo zari mu Rwanda nk'indorerezi zo kurebera amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano hagati ya RP Inkotanyi ndetse n'ingabo za leta FARE. Mu gihe hatangizwaga imishyikirano y'amahoro ya Arusha ko yubahirizwa, izo ngabo nizo zari zinarinze agace katarangwagamo imirwano, demilitarized zone.
kari hagati y'ibice byari byarigaruriwe na RPF Inkotanyi ndetse n'ibice byari bikiri mu maboko y'ingabo za leta. Izi ngabo zari indorerezi zicunga ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Gusa kuva mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1993 ubwo ingabo za Mintwari zageraga mu Rwanda, ubuyobozi bw'izi ngabo za OIWA zari mu Rwanda nabwo bwashyizwe muri Mintwari, maze izi ngabo zose ziyoborwa na General Dallaire. Nuko rero Kapiteni Mbaye waje ari ingabo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yisanze ari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye. Mu mwaka w'1994 umuryango w'abibumbye washyize Kapiteni Diagne mu ndorerezi z'abasirikare ba Mintwari zari zishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha ku itariki enye mu kwezi kwa Kanama mu mwaka w'1993. Yari amasezerano yo gusaranganya imyanya y'ubutegetsi ku mashyaka menshi ndetse n'ibindi byari byumvikanye muri ayo masezerano y'amahoro. Maze Kapiteni Mbaye Diagne acumbikirwa muri Mille-Collines. Gusa icyo gihe mu Rwanda leta ya Habyarimana yari irimo itegura jenoside, ntihigeze ishaka gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Arusha, ahubwo Habyarimana aho kuyashyira mu bikorwa yahisemo gushinga no guha imbaraga ikiswe Hutu Power, aho yaciyemo amashyaka ibice bibiri, haba habonetsemo ibice byiswe Power. Nuko rero habayeho MDR Power ndetse na PL Power, ndetse iyo yari intambwe ya nyuma yo gutegura jenoside. Ibyo gushyiraho guverinoma Perezida Habyarimana yarabyanze, kugeza yishwe mu gitero cyagabwe ku ndege Falcon 50 yamutwaraga, apfana n'abandi bantu 11 bari kumwe nawe. Amaze kwicwa rero abahezanguni b'Abahutu bari barateguye umugambi wa jenoside mu gihe kirekire, bakaba baranashinjwe muri raporo nyinshi ko aribo bishe Perezida Habyarimana, bahise batangiza ishyirwa mu bikorwa rya jenoside, maze batangira gutsimba Abatutsi bahereye iruhande, kuva ku ruhinja, igitambambuga, igisekeramwanzi, ingimbi n'abangavu, abagabo b'ibikwerere ndetse n'abagore b'amajigija ndetse n'abasaza n'abakecuru rukukuri, bose batsembwa nta gutoranya mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nibwo Kapiteni Mbaye Diagne yagaragaje ubutwari bukomeye, kuko ku munsi Abatutsi batangiye gutsembwaho mu buryo rusange. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 wari Minisitiri w'Intebe Madamu Uwiringiyimana Agathe yari yishwe kandi yicanwa n'umugabo we Ignace Barahira, ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bo mu ngabo za Mintwari nabo barishwe. Ubwo abana be basigaye bihishe bo ntibicwa, ariko nta mutekano bari bizeye, kuko isaha n'isaha byarashobokaga ko abasirikare ba FARE bari kugaruka bakabica. Muri ako kanya abantu bose bari babatereranye, ahari nta n'uwatinyuka gutabara abo bana b'abaziranenge bari bamaze kugirwa imfubyi n'ingabo z'abicanyi z'abajenosideri, mu gihe byasaga naho nta n'umwe wasaga naho yiteguye kubatabara. Rero nibwo uyu Kapiteni Mbaye Diagne yahagobotse. Ubwo nibwo yafashe aba bana bose maze abashyira inyuma mu modoka yabatwikirije shitingi, ubwo abajyana muri Mille-Collines. Abagejeje aho muri Mille-Collines yakoze ibishoboka byose mu nzira ze yari yarahimbye, ashaka inzira yageza aba bana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. None habasha no kubabonera indege y'Abanyakanada yabagurukanye bajyana i Nairobi muri Kenya, bahava bageranwa mu buhungiro mu Bufaransa, aho bavanywe nyuma bakageranwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aba bana ba Gato Uwiringiyimana batabawe na Kapiteni Mbaye Diagne, ubu barakuze n'ubu baba mu gihugu cy'Ubusuwisi. Rero kuba uyu munsi hari abana bakiriho bakomoka kuri Madame Gato Uwiringiyimana, ni akazi kuzuyemo no kwitanga ntagereranywa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ndetse by'amateka azabigumana, kuko yatabawe byari gushoboka ko abajenosideri bari kugaruka bakica n'aba bana. Kapiteni Mbaye Diagne mu gihe ibihugu by'amahanga byazaga gutwara abantu babyo, byataye Abatutsi n'Abatutsikazi benshi bakoraga mu bigo no mu mashami y'umuryango w'abibumbye, ndetse n'ibindi bigo by'ibihugu bitandukanye by'amahanga byakoreraga mu Rwanda, nka za ambasade n'ibigo bigamije iterambere. Rero benshi muri abo bamaze gusigwa nabo batekerezaga ko bari bubatabare. Bamwe muri bo bahise bahungira kuri Kapiteni Mbaye Diagne, maze nawe muri serivisi yihariye iruta izindi bari guhabwa n'uwo ari we wese muri icyo gihe, no mu bumuntu yari yihariyeho, yabajyanye muri hoteli Mille-Collines. Ndetse kandi uretse abo, hari na benshi yavanye mu bice byegereye Mille-Collines nka za Nyamirambo n'ahandi, nabo bajyana muri Mille-Collines. Iyi yari hoteli ya Societe Sabina y'Ababiligi, yasaga naho ifite ubudahangarwa bwo kutagabwaho ibitero n'intera hamwe n'abasirikare ba leta. Abo bose rero yabashije kugeza muri hoteli ya Mille-Collines. Bagiye mu mubare w'Abatutsi yakoreye ibishoboka byose bakajyanwa mu birindiro bya RPF Inkotanyi bakarokoka, kandi ubwo ari kumwe n'imodoka zabatwaraga nta bwoba bafite, ahubwo n'umutima ukomeye ihanganye n'intera hamwe kuri za bareri zashakaga kubuza abo Batutsi kujya mu birindiro bya RPF Inkotanyi, ku buryo rimwe intera hamwe zahagaritse imodoka yari itwaye abo Batutsi, maze Mbaye Diagne ubwo akitambika imbere y'intera hamwe akazibwira ko bari bwica abo bantu ariko nawe bamaze kumwica. Kenshi rwose bitari rimwe yagaragaje ubumuntu buhambaye bwatumye atabara benshi, asiga urwibutso rwa nyarwo kuko n'intwari mu maso yabo yarwanyeho bakarokoka. Uretse abo kandi aho yaciye hose hari Abatutsi yarokoye. Uretse abo yajyanye muri Mille-Collines, hari nawe yavanye mu bice bya za Remera bajyana kuri Stade Amahoro, ahari icyicaro cy'umuryango w'abibumbye,
kandi hakaba hari mu maboko y'ingabo za RP Inkotanyi zo muri bato ya gatatu yo mu ngabo 600 zahigaruriye hakiri kare mu rwego rwo gutabara abatutsi bari bahihishe ndetse bakanakumira ibitero by'ingabo za leta byari kuza kuri CND biturutse ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Ku rundi ruhande nk'umusirikare wa Mintwari yakoze byinshi bitari no mu nshingano ze kugira ngo akize abatutsi, ngo ku buryo hari aho yishyuye intera hamwe ngo zibashe kumureka tambuka ubwo yari afite bamwe mu bo yari ahungishije mu modoka ye. Kandi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Lieutenant General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye Mintwari ngo yamenye ibikorwa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ariko ntigeze amuhagarika namba kuko yumvaga ko ari gukora ikintu gikwiye kandi cyanyacyo. Umunyamakuru wa BBC umwongereza Mark Doyle wakurikiriye hafi jenoside yakorewe abatutsi nawe yarazi ibikorwa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ariko ntigeze abivugaho na rimwe muri ibyo bihe kuko yatenyaga ko amakuru y'ibyo yakoraga amenywa na leta y'u Rwanda yari irimo itsemba abatutsi ko byari kumuviramo ibibazo bikomeye. Bwana Mark Doyle nawe ubwigeze guhagarikwa kuri bariyeri ari kumwe na Kapiteni Mbaye Diagne mu modoka, aho interahamwe zabajije Kapiteni Mbaye Diagne ko Doyle yaba ari umubirigi kuko azishishaga ababirigi cyane, ariko yarabahakaniye barabareka baragenda. Mu gitabo cyashyizwe ahagaragara n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 kibanze ku itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1994. Rero mu nyandiko iri muri iki gitabo ifite umutwe ugira uti ivanwa ry'impunzi zari muri Hoteli de Mille Collines n'urupfu rwa Kapiteni Mbaye Diagne wo muri Mintwari. Iyi nyandiko igaragaza ko abasirikare bose ba Mintwari bakora nka Kapiteni Mbaye Diagne baba barahagaritse jenoside hakarokoka benshi, kuko Kapiteni Mbaye Diagne ubwe mu Rwanda yarokoye abatutsi bagombaga kwicwa bari bahungiye muri Hoteli Mille Collines iri rwagati mu mujyi wa Kigali, anatabara abana bo wari Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha ubwo yari amaze kwicwa n'abarindaga umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana, ndetse anatabara n'abandi benshi aho yaciye hose. Kapiteni Diagne yishwe arashwe tariki ya 31 Gicurasi mu mwaka w'1994 ubwo haburaga iminsi 12 kugira ngo asubire iwabo muri Senegal. Iyi nyandiko ya CNLG ivuga ko yarashwe n'interahamwe ubwo yazitambikaga zibuza kuvana abatutsi mu modoka za Mintwari kuri bariyeri zari zarashyizweho ahita apfa. Kubw'ibyo rero ibigwi, umutima ndetse no kwitanga kwa Kapiteni Mbaye Diagne byatumye asigira benshi urwibutso, ku buryo n'ubu benshi bakibigarukaho, haba umugore we Yasini Mari Diop bari barabyaranye abana babiri barimo umuhungu we Shiki n'umukobwa we Kuba. Abasirikare babanye, abari abayobozi be, abanyamakuru yabanye nabo mu Rwanda, ariko cyane cyane abamuvugaho byihariye nabo yarokoye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi agatuma babaho mu gihe bahigwaga. Ariko muri rusange Kapiteni Mbaye Diagne ni umugabo uzwi mu isi nk'umusirikare utarabaye ikigwari, wagatabara abatutsi akaruta bagenzi be bari kumwe nawe, ndetse akagira akamaro no kurusha umuryango w'abibumbye ubwawo ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga. Rero ibigwi n'amateka nibyo bituma hari benshi bamugarukaho, nanjye niyo mpamvu muri iki kiganiro ngiye kugaruka kuri bamwe bamuvuzeho ndetse nuko bamubonye mu gihe bari kumwe nawe. Umugore we Yasini Mari Diop muri Mata mu mwaka w'2019 yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko ubwo Mbaye Diagne yari aje mu Rwanda yashatse kumuherekeza ariko amusaba kuguma mu rugo. Ati ndibuka igihe yari agiye kujya mu Rwanda yari yaguze buri kimwe ku isoko cyo gutegura ifunguro rya nimugoroba, yatumaga twishima buri gihe. Ubwo rero igihe yari agiye ku kibuga cy'indege nashatse kumuherekeza, ariko arambwira ati oya madamu guma hano. Yavuye mu rugo gusa ntiyigeze agaruka. Urwo ni rwo rwibutso rwe rwa nyuma mfite. Yasini Mari Diop aheruka umugabo we yakundaga kurusha abandi amubuza kumuherekeza ngo amugeze ku kibuga cy'indege, ndetse yamuvugaho abivugana amarangamutima y'agatangaza kandi ntagereranywa, kandi ahari birumvikana kugira ayo marangamutima kuko uyu mudamu wabuze umugabo we bakiri batoya, kuko bari bafitanye abana babiri gusa, kandi Mbaye Diagne yari afite imyaka 36 y'amavuko yonyine yari akiri mutoya. Muri iyo nkuru ya RFI yasohotse tariki ya 8 Mata mu mwaka w'2019 ivuga ku mateka atazwi ya Mbaye Diagne mu Rwanda. Uretse umugore we, nanone hanashyizwe ahagaragara ubuhamya bw'abandi bamumenye barimo abasirikare ndetse n'umugore we, by'umwihariko abasirikare bagenzi be bo muri Senegal, bagenzi be barwananye mu ntambara nyinshi ndetse bakazana no mu Rwanda. Bamugarukaho bagaragaje Kapiteni Mbaye Diagne ko yari umusirikare utagira ubwoba, ugira urukundo, udacika intege, wagiraga urwenya, ndetse ngo hari n'uburyo yafataga ibyemezo by'ubuntu bisa n'ibitandukira amahame ya gisirikare. Retired Colonel Mamadou Adje wari kapiteni icyo gihe bari mu Rwanda yaragize ati Mbaye Diagne buri gihe yabaga hari mu bihe byabaga bikomeye, ubwo twari ku birindiro ku Gisenyi ndetse n'i Kigali. Yabaga hari buri gihe akaduha ibyishimo ndetse no gutuma twisanga kuri we, ndetse yabaga ari seriye mu kuba nyambere mu gushyira mu bikorwa ibyo yabaga ashinzwe muri buri cyose yakoraga.
namwitaga umusirikare wari uhamye, wari ufite ubushobozi bwo gutandukanya umusirikare, impunzi n'ushinzwe ibiganiro n'abandi. Iyi mikorere n'imico ya Kapiteni Mbaye Diagne nibyo byamufashije kurokora abatutsi benshi bari barahungiye muri Mirikorine, aho yagiye bambutsa za bariyeri akabageza ku birindiro by'ingabo za RPA ndetse na RPF. Dr Odette Nyiramirimo wabaye umunyamabanga wa leta muri guverinoma y'u Rwanda, senateri, akanahagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA, n'umugabo we Dr Jean Baptiste Gasasira, nabo ni bamwe mu barokowe na Kapiteni Mbaye Diagne. Dr Nyiramirimo amugarukaho hari mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2018. Icyo gihe yabwiye RBA ati badutangirira hano kuri peyaje, tugiye kubona tubona imodoka y'Imintwari iraje, tubona Mbaye asohotsemo, ati ntibishoboka nimugende ntabwo mushobora kwica aba bantu. Mbaye araza ahagarara ku modoka yacu, atega amaboko avuga mu Gifaransa ngo il faudra passer sur mon corps avant de le tuer. Ni nko kuvuga ngo murabagira hari uko nanjye mwamaze kunyica. Aho bagiye kunyuza umupanga akahajya, aho bagiye kunyuza imbunda naho akahajya, akababwira ngo nababwiye ko mutagomba kwica aba bantu. Dr Gasasira, umuganga uzwi mu Rwanda, n'abagaruka kuri Kapiteni Mbaye Diagne hari tariki ya 8 Gicurasi mu mwaka wa 2014, we yabwiye ikinyamakuru The New Times ko batari ko bakiriho iyo hataba Kapiteni Mbaye Diagne. Yaragize ati tuba twarapfuye iyo hataba Mbaye ngo aturinde. Undi wamugurutseho ni umusirikare mugenzi we Colonel Mandisugeye, amugarukaho yaragize ati Mbaye Diagne yari umusirikare w'icyitegererezo. Kubera ibyo Kapiteni Mbaye Diagne yakoze bigasiga amateka akomeye mu isi yose, mu ishusho y'umugabo w'igitangaza kandi w'intwari, byatumye tariki ya 4 Nyakanga mu mwaka wa 2010 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarageneye nyakwigendera Kapiteni Mbaye Diagne umudari w'umurinzi wo kuba yararokoye ubuzima bw'abatutsi benshi mu gihe cya Jenoside yabakorewe mu mwaka wa 1994. Nanone mu mwaka wa 2014 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi nako kamugeneye umudari w'ubutwari bitewe n'ibi bikorwa byamuranze, kawushyikiriza umugore we Yassine Mar Diop mu mwaka wa 2019 ubwo hari hashize imyaka 25 yuzuye neza apfuye, hari tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka wa 2019. Igisirikare cya Senegal cyafashe umwanzuro wo kumwitirira ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cyo mu gace ka Thizi, ubwo cyitiriwe izina rye rya Diagne. Rero ibigwi bya Kapiteni Mbaye Diagne birihariye kuko buri wese yaciye mu maso mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi afite uko yamuvuga ndetse n'uko yamubonye. Gusa ikizwi neza na bose nuko yabaye intwari nyayo mu gihe yarakenewe kandi abikora ntawe umuhase, kiretse umutima we wuzuye ubumuntu ntagereranywa kandi we kataraboneka. Yarabizi neza kurusha undi wari we wese k'ibyo yararimo yashoboraga kubiburiramo ubuzima, kuko mu guhungisha abatutsi yacaga mu bariyeri ariho intera hamwe n'abasirikare ba leta barabicanye uruharwa babitojwe. Ariko Mbaye Diagne ibyo ntibyamukanze, we n'imodoka iriho n'ikimenyetso cy'umuryango w'abibumbye. Yarokoye abatutsi abikora inshuro zitabarika mu buryo bwuzuye kandi bwa nyabwo izina ry'uyu mugabo. Amateka y'isi azarigumana ku bikorwa bye byihariye ukwabyo kandi byatanze umusaruro wa nyawo kuko byarokoye benshi. Nsoza kuri we nanjye reka nifurize iruhuko ridashira umugabo w'igihangange bya nyabyo kandi intwari ya benshi, Kapiteni Mbaye Diagne. Turibuka amateka yacu, aho umuntu bwabuze, urukundo rukabura. Abana bawe Rwanda bakicwa bazira uko bavutse, twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti. Abo bose bazize akarengane bishwe urw'agashinyaguro, twizeye ko Uwiteka yabahaye iruhuko ridashira. Ntabwo tuzigera tureka kubibuka. Hora Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera. Ihorere Rwanda, haguruka umurike, maze
isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera 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 ibyabaye ntibizongera. Nyuma y'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda twishyize hamwe turakora twiteze imbere, kuko tuzi aho twavuye tuzi n'aho tugana. Intego yacu ni imwe, ni ukubaka u Rwanda rushya. Hari byinshi twagezeho ntabwo twifuza gusubira inyuma. Abanyarwanda ubu turi umwe, dutahiriza umugozi umwe. Ijwi ryacu rirangurure ntibizongera. Hora Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera. Horere Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera 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 ibyabaye ntibizongera. Dore Uwiteka aguhaye urumuri Rwanda, hari icyizere cyo kubaho neza. Kandi intero yacu ni imwe, jenoside ntizongera. Hora Rwanda, Horere Rwanda, haguruka umurike, umurike, maze isi yose ibimenye isi yose ibyabaye bitazongera. Horere Rwanda, Ihorere Rwanda, haguruka umurike, haguruka maze isi umurike. yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera 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 no ibyabaye ntibizongera. Hora Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera. Ihorere Rwanda, haguruka umurike, maze isi yose ibimenye ibyabaye bitazongera ntibizongera. waguye mw'icuraburindi, Rwanda nziza gihugu cyatubyaye.
nguhumurize wowe wabuze abawe, nguhumurize dore wababuze ukibakunze, dore abawe bazize uko bavutse, babavutse ubuzima babazize uko baremye, bari beza bagutetesha bigatinda, ishyano ritaraza ngo rigukore mu nda, ishavu ritaraza ngo rikuzonga umutima, ubura umuryango ubura icyizere cyo kubaho, muri icyizere kiracyahari, nyirankugire maze turerane, hari icyizere cyo kubaho kandi neza, ihorere shenge ihorere, ihorere wowe washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba, ihorere ihorere mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba, ihorere ndagufite uramfite, turi kumwe turi urumuri rutazima, njye nawe nitwe Rwanda rw'ejo, hoya twe guharamagara, hoya twe guheranwa n'amateka, izire dufatane mu mugongo, dusindagizanye tugere heza, muri icyizere kiracyahari, nyirankugire maze turerane, hari icyizere cyo kubaho kandi neza, ihorere shenge ihorere, ihorere wowe washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba, ihorere ihorere mwana washavuye,
hashize imyaka 15 twibuka abacu bazize uko bavutse bavukijwe ubuzima bwabo bavuye urw'agashinyaguro turibuke imuze twibuke ariko tuniyubaka duharanire kubaho neza twubaka u Rwanda rushya ntabwo twese abacitse ku icumu interuro n'imwe ntabwo bizongera kubaho ukundi ibitekerezo ya jenoside Munyarwanda ndayishaka gupfobya jenoside byo byibagirwe tuzarwanya ikibi cyose kibiba amacakubiri tuzarwanya nabo bose bakwirakwiza ibitekerezo bihembera u Rwanda tuzabarwanya oya turabyanze turabyamaganye icyo tugusabye mana nyir'ububasha n'ubushobozi nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru udusenderezemo ibishashi by'ubuzima maze abaho twese turirimbe hari ibyiringiro byo kubaho neza hari ibyiza byinshi bidutegereje Rwanda wibarutse abavunyi mugongo waduhetse hora Abanyarwanda baje kuguhoza Rwanda.
ihorere ihorere wowe washavuye ufite umuryango mugari wakumara intimba ihorere ihorere mwana washavuye ufite umuryango mugari wakumara intimba nguhumurize wowe wabuze abawe nguhumurize dore wababuze ukibakunze dore abawe bazize uko bavutse babavutse ubuzima babazize uko baremwe bari beza bagutetesha bigatinda ishyano ritaraza ngo rigukore mu nda ishavu ritaraza ngo rikuzonga umutima ubura umuryango ubura icyizere cyo kubaho muri icyizere kiracyahari nyirankugire maze turerane hari icyizere cyo kubaho kandi neza ihorere shenye ihorere 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 wowe washavuye ufite umuryango mugari wakumara intimba ihorere ihorere mwana washavuye ufite umuryango mugari wakumara intimba ihorere ndagufite uramfite turi kumwe turi urumuri rutazima njye nawe nitwe Rwanda rw'ejo hoya twe guharamagara hoya twe guheranwa n'amateka izire dufatane mu mugongo dusindagizanye tugere heza muri icyizere kiracyahari nyirankugire maze turerane hari icyizere cyo kubaho kandi neza